ko buri kesi amafaranga yo kugira bakwishingire wenda ubwishingizi bwa mituweli avuga ngo nta kugira bakwishingire zero kwishinganisha nababo. Hold up guys, amazina ni ayandi ni Didier Storyteller, wa mungu wanyu baho utuntu twiza. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana. Iyi ni indi episode tubazaniye nziza cyane, dore nazanye umushitsi ahangaha bamwita Tom the Boy. Umwe mu content creator beza cyane kandi arakaze, buriya ni n'umuhanzi. Yabibwira mbere na mbere yuko ngira icyo mvuga. Bari kumwe na Toze nk'ibisanzwe. Ahangaha naje gusura umuvandimwe ngo turebe ibintu twaba turakora ahangaha, turebe ko twabageza ibitekerezo byacu natwe mukabyumva, kareba ukuntu bimeze. Nkuko bibabwiye amaze kubibwira n'umuvandimwe wanjye yangeze haravuga ati ese twaganiye gakeya tukagira n'ibitekerezo twungura abandi bantu, kandi koko dufite ibitekerezo byo kubungura. Ese ubundi reka maze nkubaze, uri tayari? Ufite megabyte zihagije? Ndakeka ufite megabyte zihagije. Ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye, tugiye kuganira uyu munsi kuri episode ya insurance cyangwa se ubwishingizi. Ese ubwishingizi icyo kintu waba warukizeho? Hari ikintu ushaka kugiramo inama ku bijyanye n'ubwishingizi kugira ngo umenye mbese ubwishingizi bukora bute? Hari icyo bita insurance mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma nawe ushyire muri comment ibitekerezo byawe, utubwire ati mbese ubwishingizi bukora gute kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nufungura business, nugura ikinyabiziga, nugira gute utazagwa ruhaba. Aya ni umuntu ku giti cye ashobora kwishinganisha akagira ubwishingizi nyine. Unawe ushobora kwishinganisha igihe urwaye ukaba wavurwa n'ibisanzwe, abazi mituweli de sante. Ariko se ubundi Tonze Boy, ubundi byibabuze mituweli wumva cyangwa se mituweli de sante, wumva ari bijyanye n'iki? Numva kuri bwa buryo bwa topic turiho, ni ubwishingizi bufasha umuntu kuba yakwivuza, hakaba hari ibintu bamugenera bimwe mu bitaro bya leta cyangwa se biri prive bitewe na mituweli ndakeka ikorana na leta kandi nandiko kuri. Ubwo rero kuri mituweli ni ubwishingizi bukorana n'ibitaro bya leta na farumasi nkeya. Nabonye barongeyemo ako kantu ko kuba bakorana na mituweli de sante. N'ibyo bintu nabyo ni fresh. Ubwo ni ubwishingizi bufasha umuntu kuba yakwivuza. Ariko nyine njyewe ndabyumva, ariko numvise ko hari n'ubwishingizi bijyanye ibinyabiziga. Ako mbere na mbere isi ubundi ryari ijambo rimwe rimwe rincanga. Ubundi yavuze ubwishingizi nyine kuri wumva nyine ari nk'iki mu buzima busanzwe. Yavuze ijambo ubwishingizi wumva kari iki? Okay, ubundi ijambo ubwishingizi bigizwe n'inshinga kwishingira ikintu nyine cyangwa se kwishinganisha. Iyo bavuze ubwishingizi ariyo insurance, ubwishingizi ni ukuvuga ati uba utanze ikintu runaka kugira ngo kizakugoboke mu kindi gihe nyine, mu gihe ibyago byabaye cyangwa se ibyo washakaga ko bazakugobokaho byabaye. Ubwo nibwo bwishingizi. None se ahubwo hari ikindi kintu nigeze numvaho one time ku bijyanye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga cyangwa se ubwishingizi ko butandukanye. Ubwo ndakeka bitandukanye n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe. Kuko kwivuza ku giti cyawe mbona umva harimo za rama, za mituweli de sante. Ariko si ubwishingizi nyine bw'ibinyabiziga ubundi bukora gute ugereranyije? Wumvishe, kubera ko ngiye niba numvishe ubwishingizi bw'ibinyabiziga, hari igihe nigeze kumva ngo hari igihe ngo ubwishingizi ushobora kuba warishinganishije ariko bikaba ngombwa ko batakwishyura bitewe n'uko wenda ushobora kuba wenda accident y'ikinyabiziga wayikoreye ubwende, cyangwa se inzu yawe ushobora kuba umuntu yayitwika akayitwikira ubwende kugira ngo yishyurwe. Wowe abantu byumva gute mbese ubundi aho ngaho iyo sanse yumva ute? Kuri iyo sanse rero njyewe buryo ki numva ubwishingizi, kuko uba waratanze amafaranga yo kugira bakwishingire. Numva ko buri kesi wakagize bakora agaperereza gakeya, then bakaza kukwishyura ibyangirijwe, hanyuma bya bindi wowe babona wiyangiririje ubifitemo ubushake baza kukwishyura. Narabyumvishe ngo rimwe na rimwe babanza bari bakora iperereza ngo bakamenya ngo mbese umuntu abikora ubwende. Kuko nigeze kumva ngo hari abantu amara gusinda ugasanga wenda we yifitiye imodoka akajya kunywa akarenza urugero, ugasanga agiye gutwara nko mu 100 cyangwa akarenza umuvuduko, ugasanga akoze impanuka
yabikoreye ku ruhande rwe, ugasanga nyine ubwishingizi, kampani z'ubwishingizi ziri guhomba. Cyangwa se ngo nigeze kumva ngo hari n'abantu babona bafite ikinyabiziga gishaje, yabona kiri gusaza bakagitwikira urwende kugira ngo bamwishinganire. Cyangwa se n'inzu ugasanga nyine abikorerwa kugira ngo ukore akazi k'ubwishingizi ngo bamwishyure. Se wowe urumva aho ngaho koko ukuri yawe ukaba kuri kuwishinganishe cyangwa ni kampani y'ubwishingizi yaba ari nyakuri? Wenda reka duhere kuri icyo ngicyo uvuze cyo kuba umuntu yafata ikinyabiziga agakoresha impanuka runaka, agambiriye ikintu ku bushake bwe. Aho ngaho niho hazamo polisi statement. Polisi ikaza igapima ese impanuka uyu muntu yari ku muvuduko, bakabireba. Uyu muntu se yari yanyweye inzoga, bakabireba. Ariko ibyo ntabwo bikuyeho ko insurance iza kwishyura bya bindi wangirije. Noneho bo bitewe n'amasezerano mwagiranye bashobora kuvuga ati twebwe twarakwishingiye ariko dore ugomba kuducaginga uku nguku, kuko biraguhama ko wari wanyweye. Ingaruka zo kuba wanyweye muri insurance ntazirimo, ugasanga ariko baragufashije bishyuye bya bindi wangirije, ugasanga wenda aho ibyo wiyangirije ngo ku giti cyawe wapi. Okay, none se ubwo urugero baramutse bakwishyuye, uko numva nyine kampani y'ubwishingizi yaba iri guhomba kubera ko urumva bakwishyura kandi wabikoze. Urugero wabikoze ubishaka bakavuga ngo warishyura uruhande rwawe, wenda ko wenda warishinganishije nabyo iyo lisansi, birumvikana bagomba no kukugirira icyizere. Urumva ko warabagiriye icyizere kwishinganisha, nabo bagomba kugira icyo bagufasha. Ahubwo si ikibazo ni iki, ko numva kampani z'ubwishingizi zaba ziri guhomba. Njyewe niko mbyumva nyuma no rwagira zaba ziri guhomba. Niyo mpamvu ngiye mvuga nti wenda babonye ko babikora ubwende kuki batareka kukwishyura nyine, kubera iki batareka kwishyura byose bakakureka. Aho ngaho turaza gusaba abantu bazi bajye muri comment ku muntu waba ufite amakuru mu bwishingizi nabo badusangizeho. Ariko njye ndumva ko itahomba, kuko no kuvuga ngo niba ari ubwishingizi ntabwo ari wowe wenyine uba ubwishyura. Hariya ni nko kuvuga ngo wagiye nko muri ikibina itsinda hariya koperative ukuntu muri banki kubitsayo, urumva nyine barakuzigama bakakwishingira, then weho ya mafaranga ugenda utanga. None se ko utanga assurance, ubwo bwishingizi bukarinda kurangira udakoze iyo mpanuka cyangwa se batakwishingiye ukaza kumara imyaka 10, none ubwo wowe ntabwo waba uhombye nk'umuntu utanga ayo mafaranga y'ubwishingizi? None se aho ngaho ndabyumva waba uhombye, ariko si hari ikindi kintu nibaza rimwe na rimwe. Aha ngaho ejo njyana kuremsa ntekereza ku urumva hari ubwishingizi nyine ku giti cyawe, aho usangamo mituweli, za rama, zaki. Ahubwo si njyewe mba nibaza ko hari abantu njya numva bavuga ngo ngiye ngo kwishyura mituweli ngo no muri sindwara, ugasanga yego ni itegeko kuyishyura nuko n'ubundi nta umenya igihe azarwarira. Ariko hari abantu usanga nyine bavuga ngo ngiye ngo sindwara ngo n'ubundi kwishyura nyishyura ubusa, cyangwa se kumva aravuze ngo igihe ngo nishyure mituweli ko ntararwara. Ese iyo sanse iyo nyine iyo point yumva uteye abantu bameze gutyo wabagira inama gute? Ngiye ikintu nagira inama ku muntu wishyura wenda ubwishingizi bwa mituweli avuga ngo ntabwo arwara, ngo umwaka urashira amezi angahe, nibyo ntawe umenya igihe ibyago byaziye, nta n'uterwa yategujwe. Urumva ubwo inama namugira ni uko yakora ibyo yagasabwe, kuko uraryama ntabwo uzi ko uri bubyuke umeze ukishyura. Kandi no kwishyura mituweli ni ukuba witeganyirije, anytime you face the danger ujyayo bakagukorera serivisi. Nanjye aho ngaho ni nko kwiteganyiriza waraye. Aho nanjye ndabyumva. Urumva ahubwo njyewe ahandi ikintu mbona ko ntari sawa, mba warishyuye witeganyirije yuko ushaka kurwara kandi uzavurwa, kandi no kuba utararwaye njye mbona ahubwo agakwiye no gushimira Imana, ukavuga ati wenda nubwo iyo nza kurwara nari kuvurwa, ariko kuba ntararwaye ukajya no mu rusengero ukaba wanashimira Imana uti Nyagasani ndashimiye ko ntararwaye, kabone nuko. Kuko urumva na ba mituweli bakwishyuye tuvuge 520, urumva umwaka wose aho iba ari nko kwiteganyiriza ko umunsi wose warwara wahabwa serivisi. Niyo mpamvu njye mbona ibintu by'ubwishingizi kuri njyewe banumva risaba, kabone nubwo hari abantu nyine batabyiyumvamo babona nk'aho ari scam cyangwa se ari iki, ariko nyambona risaba. Hanyuma si ikindi, ariko ibintu bijyanye n'inzu kuyishyira mu bwishingizi njye ntabwo mba numva impamvu yo ari sawa, kubera ko
njye sinzi kuyubaka kimara imyaka. Wowe ubyumva ute mbese njye ntabwo wenda nsobanurira ukure mu rujijo. Impamvu ugomba kwishinganisha wubatse inzu, hari ibyago nyine biza utateguye, ni ukuvuga ati nk'umutingito. Erega insurance nubwo itakwishyura 100%, ariko igufasha muri bya bikorwa byawe kugira ngo hari amafaranga ikuzigama bitewe n'uko ugenda utanga. That's why iriya yo ni facilitator mu bikorwa byawe insurance. Navuga ati niba inzu yawe ifashwe n'umutingito, aho ngaho nibiza, kandi insurance yavuze ko ikwishingiye mu bikorwa byawe. Kubera ko iyo amafaranga ngo ikwishingire rero, wagize ibyago baraguha kuri ya mafaranga wishinganishaho, wenda tuvuga ati ni 50%, niba inzu yawe yari 5 miliyari, ugahita bavuga ati reka tuguhe 2.5 miliyari, then nawe izindi miliyari ubashe gukora ka kazi kawe gatuma utwishyura amafaranga ngo tukwishingire. Icyo ngicyo nicyo wakagombye kwishyura insurance ku nzu yawe. Kavuga ati yahiye, yafashwe n'inkongi y'umuriro, insurance irakugobotse, iguhaye 50% cyangwa se 40% bitewe n'uko mwabyumvikanye, then nawe ukabasha gutangira ibikorwa byawe atari kuvuga ngo bihereye kuri zero. Urumva aricyo ngicyo wakishyura insurance. Kandi koko ubivuze mu buryo bwiza kandi nk'uko nanjye nabiteganyaga. Ariko se reka tugire wenda hari abantu badukurikiye, kandi koko nk'uko twabibabwiye, dore turi kumwe na Tonze Boy. Ahubwo se nicyo wagira inama abantu batari muri insurance, batari mu bwishingizi, kabone n'ubwo ari ubwo kwishinganisha wowe ubwawe cyangwa se gushinganisha ikinyabiziga cyangwa inzu, ubwishingizi muri rusange, wabagira inama abantu batari mu bwishingizi kwishinganisha, cyangwa se ni gute wabagira inama, cyangwa se n'abari mu bwishingizi gute nyine wabaha iyo nama ku buryo bakumva ko batayobye? Gira inama ugira abantu nyine batari no mu bwishingizi, twumve ko byaba ari sawa. Ikintu cya mbere nabwira abantu, ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo ubwishingizi ni ubw'ikinyabiziga cyangwa se inzu cyangwa ibikorwa byayo biri ahantu runaka. Ubwishingizi bureba buri muturage wese ahava akagera, kuko nawe bwawe ubuzima bwawe bugomba kubwishingira. Nk'uko twabibonye, mituweli de sante ni ubwishingizi bw'umuntu igihe yarwaye arabukoresha, ugomba kuyitanga ukagira ubwo bwishingizi nyine bwo kugufasha kuba wagera kwa muganga. Urumva ko ngako ni ingenzi. Nawe umuntu ufite ikinyabiziga, inzu, ibikorwa ahantu runaka bishobora gufesingwa n'ibibazo runaka, inama nakugira ni uko wazajya utangira insurance ku gihe, ukamenya niba yarangiye, ugahita ubikora faster, ibintu byawe bigasubira ku murongo, kuko ntawe uterwa yateguje kandi ibyago nabyo biza bitateguje. That's why ugomba guhora wishinganishije kugira ngo bizakugoboke nyuma utaza gutangira kuri zero. Ubundi nicyo kintu cyiza, kuba wishinganishije bituma udatangira kuri zero. Ni nko kujya muri koperative, iguha amafaranga n'ubundi nubwo uba uyafite, ariko anytime y'amafaranga bakuzigamiye arakugarukira. Amafaranga utanga muri insurance anytime utazi, wamara umwaka insurance itakugezeho, upfa kuba business yawe ikomeje cyangwa se ikindi gihe, amafaranga arakugarukira tu. Byanze bikunze hari n'igihe bagukubiye bakagukorera ibitangaza bitewe n'ibyakubayeho. Insurance ni ngombwa kuri buri muntu, aho yaba ari, kuva ku rwego rwo hasi kugera no kuri rwa rundi rurerure. Insurance kabisa bikenewe. Urakoze cyane kandi turashimiye. Ahubwo nanjye reka mbabwire, nagira icyo mbabwira kuri aho ngaho kuri insurance. Urumva nanjye nabwira abantu bose n'abatarimo n'abayirimo, urumva bakomeze, kandi mbahaye amashyi yuko bari muri insurance. Ariko n'abatari muri insurance batishinganishije cyangwa se batari mu bwishingizi, mwakwishinganisha. Ibiyo kwishinganisha kuri mituweli, ibiyo kwishinganisha mu bundi buryo, ariko ukishinganisha. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo mituweli de sante cyangwa se iberama, ibindi bwishingizi ubwo aribwo bwose burafasha, kubera ko ni ingoboka. Ubundi reka tubyite ngo ni ingoboka mu ijambo ryiza ry'ikinyarwanda. Ni ingoboka, irakugoboka umunsi uwo ari wo wose utateguye wahuye n'ibizazane. Ahubwo turabashimiye, twari kumwe na Tonze Boy. Mwakagwera no kumushimira namwe muri comment, mukamubwira muti mungade ibitekerezo byiza, cyangwa se namwe mukagira ibyo mutwungura kugira ngo tuzasome comment tugire ibitekerezo tubona. Hanyuma
episode itaha twazongera tukaganira tukagira indi topic tuganiraho, kandi murakoze cyane, turabashimiye. Kora subscribe, ukore share, ukore like ndetse share na comment, ubwire inshuti zawe gukora likes ziri ku ruhande kugira ngo dukomeze tuganire ibintu byubaka. Kandi koko ntabwo tuzabatenguha, mukomeze mugire umugoroba mwiza, cyangwa se niba uri muri Amerika nayo hose gira igitondo cyiza, aho uri hose ubane n'Imana, Imana ikurinde. Murakoze cyane n'abayisilamu, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana, murakoze cyane, bye.